Yesu ashimwe ni njye ukuri nkunda Aposo. Reka dukomeze igice cya kabiri. Hari habaye ikibazo igice cya mbere nkora audio ya mbere. Reka rero dukomeze ku nyigisho twari turiho y'igice cya gatandatu. Nuko rero noneho tujye gusoma Abaheburayo 12 umurongo wa mbere kugera ku wa gatatu. Natwe rero ubwo duhagarikiwe n'inteko ingana ityo y'ababaye intwari mu kwemera, ntitwigobotore imizigo idushukamiye n'icyaha gihora kitucogoza, maze tuboneze inzira ubutagerura mu ntambara twahamagariwe. Duhanze amaso Yesu, we ntangiriro n'iherezo ry'ukwemera kwacu. Ni we ntangiriro n'iherezo ry'ukwemera kwacu. We wemeye guhara ibyishimo byari bimukwiye, akiyumanganya umusaraba, adatinya ko bamuvumiramo ikimwaro, nuko kuva ubwo akicara iburyo bw'intebe y'Imana. Koko nimutekereze uwababajwe cyane n'abanyabyaha bari bamwibasiye, agira ngo imitima yanyu itazacogozwa no kwiheba. Haleluya. Iki Kinyarwanda kirakomeye kuri nje, reka nshake icyoroshye gatoya turebe ko nabyumva neza. Natwe rero ubwo tuzengurutswe n'imbaga ingana ityo y'abahamije ibyo bizera, tureke ibitubuza gutambuka n'ibyaha bikunda kutuganza. Haleluya. Umva, ni ikintu gikomeye. Aha bari kutubwira ko natwe rero ubwo tuzengurutswe n'imbaga ingana ityo y'abahamije ibyo bizera. Muri make twebwe twizera, tuvuga ko twizera, tuvuga ko tuzi Yesu Kristo, tureke ibitubuza gutambuka. Kuvuga ngo hari byinshi bitubuza gutambuka. Singiye kubabeshya, ntabwo ari Satani gusa utubuza gutambuka, nta nubwo ari abadayimoni cyangwa ngo abapfumu n'abapfumukazi, cyangwa ngo ni mwene wanyu, cyangwa ni umugabo wawe n'umugore wawe, cyangwa ni oya. Burya hari igihe twebwe ubwacu twibuza gutambuka kubera kamere mbi, kubera kudahinduka, kubera kuticisha bugufi imbere ya Yesu Kristo, ngo twumve ko Yesu Kristo ari umwami wacu, tuvuge tuti turaje imbere yawe, tuciye bugufi, nemeye gukora ubushake bwawe nubwo bwose ntabigusobanukiwe cyangwa ntabyumva. Kuko duhamagariwe kwizera ijambo ry'Imana, ntiduhamagariwe juste kuri gukora ibyo dusobanukiwe. Kwizera si uko ubibona. Dukunda kubikoresha mu iyo dushaka ibintu, iyo turi gusaba Imana kuduha ibintu bifatika, ariko ntituzi nuko kwizera bivuga gukora ubushake bw'Imana, waba ubyumva cyangwa utabyumva, waba usobanukirwa ibyo Imana ishaka gukora cyangwa utagisobanukirwe. Dusabwe kubaha ijambo ry'Imana. Urumva, tureke ibitubuza gutambuka n'ibyaha bikunda kutuganza. Wisuzuma, hari umuntu ukunda kurakara vuba, kwikubita, hari umuntu ukunda guhita atukana, hari umuntu ukunda gusebanya, hari umuntu ukunda kubeshya, kwiba utuntu. Urebe, buri wese agira ibyaha bimwiganzaho. Ni nabyo Satani akoresha, by the way. Ukuri ni uko ibyo byaha tutareba ngo tubigihe agaciro, ngo tubisengere tubiveho. Ni nabyo Satani acamo agira ngo akugire imbata ye. Haleluya. Ukaba uri umukozi w'Imana cyangwa se uri umukristo. Iyo mvuze umukozi w'Imana, mujye mumva amavuze abakristo bose muri rusange. Ariko ukaba ufite ingeso yo kwikubita, yo kubeshya, y'uburyarya, y'ubucakura. Ibyo bintu rero nibikugumamo paka gutyo, Satani azabikoresha kandi usange uratsinzwe. Amen. Maze twihatire kwiruka turangize gusiganwa twateganyirijwe tudacogoye. Ubu turi muri shanwa, turi kwiruka, turi kurwana. Buri muntu agomba kurwanira agakiza ke, kurwanira ubugingo bwe. Haleluya. Twihatire twiruka turangize gusiganwa twateganyirijwe tudacogoye. Haleluya. Tudasubiye inyuma. Ndababwiza ukuri ko wabishaka utabishaka uri muri race, babyita uri mu irushanwa. Mu irushanwa y'ubugingo bwawe, mu irushanwa y'ubuzima bwawe. Nutabimenya rero, uzatsindwa ucogore hejuru y'iki? Hejuru y'amasaka, hejuru y'ibintu by'isi bishira, hejuru yo kwitotomba,
hejuru yo kwiganyira, hejuru yo kwihenura ku mana, hejuru y'ubwo busambanyi. Ibyo byose ndi kuvuga nyine buri muntu wese afite agomba kwisuzuma, umenye uti nutarwana nabyo bizakurwanya kandi bigutsinde. Duhange Yesu amaso, we nkomoko yo kwizera kwacu. Haleluya. Aha twe tugomba guhanga Yesu, ntiduhanga abantu, ntiduhanga ibintu, duhanga Yesu. Niho hari gukizwa, niho hari ubutabazi, niho hari amahoro, niho hari agakiza, niho hari ubugingo. Mu gihe uzajya kuvana amaso kuri Yesu ukayashira ku bantu, umenye uti uzaba byakurangiranye pe. Haleluya. Tugomba kumenya ko Yesu ari we nzira, ari we kuri, ari nawe bugingo, akaba ari nawe ukunonosora. Haleluya. Ni nawe nyine utunonosora, kugira ngo kunonosora ni ukuvuga ngo uguhindura pe, akakugira mwiza, akagukoroga nyine. Ni Yesu, nta wundi. Yihanganiye kubambwa ku musaraba, nita ku soni bimutera. Aho hantu harakomeye. Yesu tumenye ko Yesu yihanganye. None twe turi bande tutihanganye? Izuko muri no minsi umukristo ajya mu kibazo akumva ari wenyine, isi yamuguyeho, nta wundi. Maze kubibona. Noneho yagira n'ikintu gutya akanasaba ubufasha, yumva ko ari we ukwiye gufashwa, ariko sibyo. Hari umudamu ugeze kumpamagara ambwira ikibazo agize, bamugize gutera, bamwirukanye ku kazi, ubwo urumva nyine biramusaba, ubuzima burahinduka, n'umugabo ararwaye, bafite ubuzima bufite kashi, bameze neza nyine. Ibihe bihita bihinduka, ibihe birahinduka. Nanavuga muri parenthèse aha, mbwira abantu mwishyira hejuru, mwumva mwagezeyo mwicishe bugufi, kuko ejo n'ejo bundi ibihe bishobora guhinduka. Ariko we ntishyiraga hejuru vraiment. Gusa ubuhamya icyo ushaka kubabwira muri iyo somo ni uko arapapa, agira ubwoba, ahamagara ngo bamufashe bagire gute. Ndibuka ko namubwira, ariko ubwo ujye umenya ko ubwo yakomerekejwe nuko abantu batari kumufasha. Ndamubwira ntujye umenya ko abantu muri nose bose bafite ibibazo, kandi so wenyine ubifite. Ushobora kubwira umuntu wagufasha ariko yafashije abandi, wowe ukita ko atagufashije, ariko uri kumuvumira ubusa. Kumbi imbere y'Imana n'umukiranutse, kuko afite abandi yafashije kandi bafite ibibazo kukurusha. Urumva we afite umugabo, afite abana, ntabwo wajya gusaba umupfakazi ngo gufashe. Nubwo bishoboka, ariko bidashobotse urabyumva. Cyangwa ajya gusaba umama umusingo udafite umugabo urera abana. Hari ibintu tugomba kumenya, ibyo tubamo n'ibyo tuba turimo. Simvuze ngo ntugasabe ubufasha, ariko ujye umenya uti ugiye kubusaba uyumva yuko hari n'abandi basabye, kandi utabubonye si uko badatanga. Ibyo bintu tubikura hehe? Ntabwo ari uko badatanga, ntabwo uri wowe ku isi wenyine ukeneye ubufasha, ntabwo ari wowe ku isi wenyine bagomba kwitaho, ntabwo ari wowe. Nta muntu ugushinzwe, reka mvuge gutyo mu Kinyarwanda, amagambo arakomeye ariko ndagomba kubabwira, ugushinzwe ni Yesu. Kandi ntabwo aguha iyo ashatse n'iyo adashatse ntabwo, nawe ntabwo ari itegeko. Ibintu byose ni ubuntu. Icyo wakiriye ujye ushima, abatabishoboye ubahe umugisha wicecekere. Ashobora kuba ataguhaye ariko yahaye undi. Icyo kintu narakimubwiye. Twiki turi abapagani, dutekereza, tujya mu bibazo tukumva ko ari twenyine. Hanze aha hari abantu bafite ibibazo kandi barusha ibyabo, ndetse hari n'abibazo kubera ubwibone. Reka mvuge nk'iki kintu, Imana iguhinduriye ubuzima, ariko ukavuga uti ntabwo ushaka kujya mu nzu ya leta. Ndibuka ko yambwiye ko adashaka kujya mu nzu ya leta ngo kubera yuko nawe urwo rwego yaruvuyemo, abandi si ko barubamo. Babaye iki? Urumva ni ibyo byose navuze. Ukabonye akazi ka make ukakanga, warangiza uti mumfashe. No, byo ntabwo ari byo. Ngo nukubara nabi, haba harimo umwuka w'ubwibone, bwihishe kandi bubi. Namubwiye nti ujye umenya uti ntabwo ko abantu badafasha, ahubwo wenda ntibashoboye kugufasha nonaha, kuko iyi si ntabwo ari wowe ureba gusa. Iyi si ntabwo ari wowe. Iyi si ntabwo ari wowe. Umuntu uhamagara umuntu umufasha atagufasha, kuko kandi kumva ko nta zindi responsibility afite, nta bindi bintu yarapanze, uramutunguye nkuko nawe watunguwe. Ariko uce bugufi. Izuko ushaka kwikorera ikibazo ukizanaho umuvumo, uri kuvuga umuntu nabi kandi Imana imukunda pe, ari umuntu ufasha abantu ariko ntabivuge. Kanonge no mu ministeri, ugasanga turi mu ministeri menshi barasaba ubufasha, kandi ni ngombwa mu ministeri agomba gufashanya.
nicyo tugomba gukora abakristo. Kandi hasi nivuga ngo nidufashanye bakristo, mufite ubushobozi mufasha abakene, mufasha abapfakazi n'imfubyi. Daboro icyo kintu ari cyo muheraho, abapfakazi n'imfubyi nicyo Imana yatubwiye muri Bibiliya. Kandi nabwo ukareba nimba umupfakazi cyangwa se umugabo udafite umugabo, wamushakira akazi ukabona arakanze, nabyo mukabacyaha, kuko ntabwo ari byo. Ntabwo uzabaho umuntu ufashwa n'abantu. Imana iguhaye opportunity y'akazi uragafata, ukicisha bugufi, yaba nako koza ibyombo ukagafata. Abakristo ntabwo bagendana ubwibone ngo ibi ntibindeba, kanagara urinde se, urinde ko nta muntu hanze ushinzwe undi. Buri muntu wese afite ibibazo byiwe, afite ibiri kumugora. Nta muntu rwose ushinzwe undi, kereka umubyeyi niwe ushinzwe abana, n'umugabo agashinzwa umuryango we. Ariko mu gihe umugabo yataye urugo, twe dufite za minisiteri, abo bantu nibo tureba mbere, abapfakazi n'imfubyi. Abo nibo uvuga uti basi badafite ubushobozi, kuko urumva imfubyi ifu kumenya nayo yishakira akazi, nayo ukareba uko uyivana muri ubwo bukene, niyabona make ariko afite akazi. Amen. Atari kwicara ngo urarindiriye ngo Imana igutunge. Imana ivuga ngo abatakora ntibakarye. Imana ikunda abantu bakora, bagira amaproje. Uretse ko hari n'igihe bibura, buriya umuntu uri bumubwire te uri kuvuga ko utabizi. Ndabizi pe, ariko hari n'abakristo badashaka kuva mu bintu, badashaka kwica bugufi ngo bakore. Nk'uwo mugore nashaka kwica bugufi, yamenye ko akazi kapfuye, bafunze umuryango, umugabo we ntagikora ko ararwaye, ariko ntashaka kwica bugufi ngo amanuke ngo ajye mu mazu ya leta nk'abandi, leta imutunge, wenda ejo azabone. Nk'ariko barashaka amakora amaproje, ntabwo ari mabi, ariko akeneye amafaranga. Ariko amafaranga ntabwo ari kuboneka. Niyo proje unasenga umve ko Imana iyirimo. Urumva nawe nambwiye nimba iri proje y'Imana bwiza yaguha, ariko wifata abantu ngo urakara abantu ko nta muntu mwafatanye iyo proje, nta n'ugufitiye umutwaro rwose. Tubivugisha ukuri, abantu bafite ibibazo byabo bibarenze ku buryo kugira ngo bajye gufata ibibazo byawe ngo bafashe amafaranga babifitiye, bagiye kuyata kuri wowe. Ngiye nyimita kuyata kuko nawe ufite proje zawe, nabo bafite izabo, bafite ministeri zabo bagomba gukora. Urubyumva? Donc rero tugomba kuba abanyabwenge, tukicisha bugufi. Tuba Kristo bakijijwe by'ukuri, twicishe bugufi. Twicishe bugufi, tureke kuvuga ibintu mu birere kubera amarangamutima ko ibibazo byaturenze. No, ntabwo bibaho. Duhinduke nk'ako kaba kajemo kugira umuntu wiyumvamo hano byumve. Ushobora gusaba ariko umuntu ataguhaye witoza, wumve yuko tutangiye kumugaya mutima. No, kandi abantu bashobora gufasha, ariko ntabwo bazafasha ubuzima bwawe bwose. Ndabwo ugomba gushaka ukuntu uva muri ibyo bintu. Nababwiye ubuhamya bw'umusore nafashaga, byanyeretse ko nukuri hari imitima itandukanye hano hanze. Akaba ati no, ntumfashe ngiye nagiye gushaka akazi. Umusore wari ukijijwe bien, abona akazi mu kabari atakundaga, ariko ndambwa ni nahagume abanza abona ahandi. Nuhava se uratungwa n'iki? Pfa kuba izo nzoga utazinywa, pfa kuba utafatanya, uri mu kazi. Aratuza arabyumva, inyuma Imana imuha ahantu muri hoteli, umunsi afite n'umugore ameze neza. Ariko baguhaye akazi ngo si ushoboye ngo ni make cyangwa se n'ibingibi. Izo byose n'ama experience mba mvuga mba nahuye nazo. Kandi biva mu bakristo, kumva birababaje cyane. Birababaje pe. Umuntu agafata umwanya gushakira abantu babiri, agufatira umwanya gushakira akazi, akubera kugira impuhwe, yaza nawe ukamubwira ati no, ibisibya ugomba kwihana. Uri umwuka mubi cyane. None undi nawe ari gusaba imfashanyo, arimo ararira, ngiye nanamusitara, ariko urarizwa n'iki? Ubwo mva iyi si igomba kuri proje yawe. Zuko abantu dusesa. Umuntu wahamagaye ubuze yaramutse ati, ubuze afite angahe muri banki. Ntukabona umuntu hanze ubona agenda ugire ngo ni umukire. Abantu bafite ibibazo hanze, ariko si ngomba ko babivuga. Gusa umenye uti Imana ivuga ngo twiringire Yesu. Ariko no mu kwiringira Yesu tugomba kumenya ubwenge. Ntabwo uzicara ngo uvuge ngo Yesu azantunga baguhaye akazi, cyangwa ngo ufite amaguru n'amaboko haguruka ujye kumesa imyenda. Hari nk'umumama wamesaga imyenda abantu, ni nk'umumama uri gushaka ubuzima, nk'uwo wamufasha. Ntiyicaye mu rugo ngo Yesu ngaramanura ngo amani ngo umugati ugere mu kanwa. Arimo aramesera abantu, mama udafite umugabo ufite abana, ari gushaka ikiraka cyo kumesera abantu kugira ngo abone amafaranga yo gutunga abana. Niko bigomba kugenda. Ntabwo wicara
kereka ufite umwana w'ikimuga se, kereka ufite ikibazo ariko uri muzima utekereza, ufite amaboko, ukicara kuva kuwa mbere kujya ku cyumweru. Oya, ibyo ntabwo ari byo. Amen. Ushaka kuvuga uti reka nshake, wanashatse basi ukakabura, ariko aho ukabonye ukanakanga. None undi mudamu yaransekeje rwose, ubu nambwe ni umutesi ahubwo biteye ubwoba. Ikibazo none agacumura muri ibyo bitekerezo ku bandi kandi atari ngombwa. Nambwe no, nta muntu ubyuka gutekereza, nta muntu uzajya muri izo projet zabona afite zitararangiza, kereka ari ikintu Imana yakoze ku mutima umuntu akagikora. Icya kabiri, icishe bugufi ujye muri ayo mazu nk'abandi. Ugasanga ari kurira arata umutwe for nothing, nta mpamvu. Hari n'amasengesho duta igihe, n'amarira duta igihe, dukure, dukizwe, twicishe bugufi. Akabari nawe ukanawe yihanganiye kubambwa ku musaraba, ntita ku soni bimutera. Yesu yarihanganye, natwe twihanganye. Ntacyo turusha Yesu, yewe yanazize ubusa. Twebwe nibyo tubamo kubera ubujuji bwacu, kubera ubwibone, ibyo ndi kuvuga. Hari ibitubaho rwose kubera ibyaha byacu, ariko Yesu yari inama, nta n'icyaha yakoze, ariko yarihanganye. Tugomba kumenya kwihangana rero. Nita ku soni bimutera, kuko urumva kumwambura ubusa akamushyira ku musaraba biteye isoni. Urumva natwe ibintu tugomba kwica bugufi, tukavuga ati nta soni. Umwongo ugomba gusubira inyuma akajya mu nzu ntoya, hagomba kumutera isoni. Ni umukristo. Niba nawe ugomba kwica bugufi ukajya kumesera abantu kugira ngo ubone ibyo urya, nta soni bigomba gutera. Ugomba kwihangana ukica bugufi, ukamenya ko Yesu umwami wawe nawe yicishe bugufi kugira ngo bamwambike ubusa hariya, kuko yazirikanaga ibyishimo abikiwe. Amen. Nibyo nyine natwe tugendana ibyiringiro. Abakristo bacishijwe by'ukuri bagira ibyiringiro, kuko barimo barareba ejo hazaza. Ejo hazaza sindi kuvuga ibyo Imana izaguha ejo, akazi izaguha, no. Twe twiringiye ijuru, twiringiye ijuru. Abakristo b'ukuri ntabwo ijuru isi bayigize ijuru ryabo, ahubwo abakristo be ijuru ni mu ijuru nyine. Donc yabaga afite icyo byishimo by'uko azi neza yuko ahari gutumbira ajya. Haleluya. Natwe niko twagombye kugenda rero. Nubwo nshonje uyu munsi, ndabizi ko hari igihe mu ijuru ntazasonza. Iyi si yacu, iyi si benshi abakristo twamaze kujya ijuru ryacu. Amasengesho dusenga menshi nayo kugira ngo tube muri nusi, kandi nta nubwo tuzahaba iteka ryose. Haleluya. Dukizwe, intumbero yacu ihinduke, kandi duce bugufi pe, dukizwe by'ukuri. Ubu yicaye iburyo bw'intebe y'ubwami bw'Imana. Haleluya. Urumva yamaze guca muri ibyo byose yihanganye, yicishe bugufi. Haleluya. Amaze kwihangana ko yari afite ibyiringiro byahagiye, ari kureba iyajya. Haleluya. Uyu munsi rero akaba yicaye ku ntebe y'iburyo y'ingoma ya Data. Haleluya. Natwe rero niko duhamagariwe kuba. Umuntu wese afite ibigeragezo bye, afite ibyamugerageza, wabishaka utabishaka. Nyamvuga nti umwe ashobora kuba ari iki, undi afite ikindi, ariko niyo nzira y'agakiza, kandi niyo nzira ituganisha mu ijuru. Reka turangirize kuri Ezayi 58:10-11. Nimugaburira abashonji, mukita ku bandamizwa, umucyo wanyu uzamurika mu mwijima. Nkunda iyo mvuze ijambo mbere yo gusoma irindi, mbese nkavuga nk'ikintu kimvuye mu mutima, ariko ngasanga umwuka wera se kizana mu ijambo ryayo, binyereka ko Imana iba iri kutwereka, iba iri kuvugana natwe. Ubona nka hano ngo nimugaburira abashonji, mukita ku bandamizwa, umucyo wanyu uzamurika mu mwijima. Ariko se Ikinyarwanda nacyo kabisa, ari Ikinyarwanda najya numva. Ugaharira umushonji igaburo, wako ese gato. Rero Ibinyarwanda bitangiye kutugora hano. Abandamizwa si ni ibiki nyine, nicyo nari kumva. Reka nshake indi Bibiliya
ivuga ukundi, ugaharira umushonji igaburo ryawe bwite kandi ugahembura uwazahaye, urumuri rwawe ruzarasira mu mwijima. Haleluya! Ijoro ry'uwijiji rihinduke amanywa y'ihangu. Haleluya! Ugaburira umushonji. Haleluya! Reka hano mvugire na babandi rero bafashanya. Hari igihe ushaka gufungura nka gurupe ukuri Nkunda International Ministry, ugasanga umuntu agiye mu gikari agiye gusaba amafaranga cyangwa ifu, bafite kuno babivuga, umuntu wundi ariko njyewe ntabizi, cyangwa abayobozi bo muri ukuri Nkunda tutabizi, ariko ntibibuza umukristo kwisanga undi ngo amusabe. Hari abo birakaza rero, ntibigomba kukurakaza nk'umukristo, reka mubwize ukuri, kuko nicyo ubereyeho, uri umukristo ugomba kumva ibibazo by'abantu, ntabwo ari abayobozi gusa. Mu gihe wakijijwe nawe ugomba kumenya ko ibibazo by'abandi bikureba. Umuntu mu gihe yisanze rero ngo araje arakubwiye, ntukabishyire wumve ngo ni faute y'abayobozi iyo group urimo, kuko umuntu wese arisanga agasaba uko ashatse, sibyo? Ariko ntabwo abayobozi bacunga buri muntu wese ibyo akora. Tuvuge turi nka 50 ubu ngubu, bazagira bagere mu 100 ngahe. Ntabwo umuyobozi wose yajya agenda areba ngo uyu niki niki, hari abubwira ntibumve, hari abo ibyago bigwira bikabarenga bagasabiriza, urumva bagasaba ubufasha. Akwandikiye nawe ujye ubanza wishyire mu mwanya we, kandi si no kwishyira mu mwanya we gusa, urusaku ruri hano, si no kwishyira mu mwanya we gusa, ahubwo ujye uvuga uti ndi umukristo. Impamvu anyandikiye ni uko ndi umukristo, kandi ni bimwe birenga abakristo. Amen. Si ngombwa kumusubiza nabi, si ngombwa kwikubita, kurakara nk'aho yishe umuntu. None se adasabye we yasaba ate? Sibyo? Icyo gihe rero wiga kumubwira uti ubu ntibishoboka, mfite izindi gahunda ndi gufata, kandi ukabuvuza ukuri. Ariko ubishoboye wamufasha, umugisha wawe ugiye iwawe. Ariko urakaye ukikubita, Imana n'ukuri yakugaye, kuko uri umukristo, abantu bagomba kukwisangaho. Ariko ufite uburenganzira bwo kuvuga uti ubu ntibishoboka, njyewe mfite izindi gahunda ngomba kurangiza, kandi ukagira amahoro, ukabifata ntibimureba. Nk'uko navuze, bamwe urabahakanira bakagira ngo ntabwo ujya utanga, ariko ntabwo babizi. Nabo ni uguhinduka, kuko ntabwo isi iriho ku bwawe. niko navuze, buri wese afite ibibazo byiwe. Ujye umenya ngo iyo ugiye gusaba ubufasha, ujye umenya ko hari undi wawe utanze, cyangwa hari undi ufite ikibazo kukurusha, usengaho ubuntu bukugweho. Setu nibyo. Ubu nawe kugenda ujunditse abantu, wijunditse, uri kuvuma abantu, urakaye, ni wowe wifungira imigisha, ntabwo ari Satani, ntabwo ari abadayimoni, ni kamere zawe mbi. Amen. Nawe rero basabye ukikujundika, ukarakara, ukagira umujinya. Imana yaduhaye ibintu ni ukugira ngo tubihe ababikeneye. Kandi nagira mvugira aha ngaha, umuntu wese ushobora gufasha abantu hano nabikore, Imana izabahana. Imana ntabwo idushyira mu mapozisiyo ari hejuru, uvuge ngo ufite akazi keza, igenda ushima imbere y'Imana. Niba ufite akazi keza, uvuga ngo ugiye gufasha abantu benshi kurushaho. Nimba warafashaga 3, Imana igushize akazi keza, uzajya gufasha abandi 6. Niko biri. Ntabwo ari ukugira ngo ugire imodoka 5, ugire amazu 6, ugire Louis Vuitton. Ibi ntabwo ari byo, ntabwo ari byo bakristo. Twese icyo tuberaho, Imana iduhesha umugisha kugira ngo duhe abandi umugisha. Ukavuga uti ikindi cya kabiri navuga, ukareba aho ufasha abantu. Tuvuge niba turi mu itorero aha ngaha, abari nk'umuryango, abari umuryango wacu buriya ari dukijijwe, n'abakijijwe. Ntabwo uzajya guha abo hanze utahiriye abo mu nzu. Haleluya. Ariko n'ikindi nanone, abantu bashaka imfashanyo, ntumve ngo uje gusenga kugira ngo ufashwe. Ufashwe ibintu bifatika, aho warayobye. Ugomba kuza uje kureba Yesu, ukazafatishirizwamo mu bifatika. Budafashijwe mu bifatika, ariko ukafaka ufite Yesu, kuko nta garanti bifatika. Ibyo biva ku Mana no ku bantu Imana yakozeho. Ariko ntugomba kuvuga ngo harane bamfasha, ntabwo ari byo bashinzwe. Urumva, ugomba kuza uvuga uti nje kureba Yesu, ibyo Imana izama nzabyakira, ibyo itazama nzabireka. Ariko iguha amahoro, iguha agakiza. Abagenzi, turi kujya mu ijuru. Nawe ufite ibintu bigundira, ubibika udafasha abantu, uzabijyanayo ko nupfa intozi zizaza zikabirya.
rero tuba abantu bafashanya, ariko utabishoboye nabwo uvuze simbishoboye kandi ugira amahoro. Ariko ntukarakare ngo umuntu yakubajije ngo fashangira gute, izo nta controle twabigiraho. Amen. Ariko byaba byiza abakristu muri kuri nkunda bivugira aha, mwijya mu bikari musaba abakristu ngo babafashe, mwavuga mu buyobozi, kandi ubuyobozi bidashoboye nabwo kubikora mugatuza. Kubura umuyobozi bivuga ko ufite akazi. Hari nk'abayobozi dufite badafite akazi, ndetse niba hafi ya bose nabo bashakisha ubuzima. Umwe ngo ubuzima buragoye hano hanze, buragoye rwose, kandi umuntu wese arizi, Imana iramuzi. Gusa nakunyambwa ni wewe uri kunyumva, urazi ubushobozi ufite n'ubudashobozi. Niba ushoboye gushaka akazi ukaba wicaye, umenye kuri kwica ubuzima bwawe, sibyo? Nimba wowe ufite amafaranga ukaba ushaka gufasha abantu wenda 5, ukaba uri gufasha abantu 2 gusa, uri kugira nabi. Wowe umuntu yahaye promotion Imana ni ukugira ngo ubashe gufasha abantu benshi kurushaho. Rero icyo kintu tucyumve, tukimenye ko turi mu isi kugira ngo dufashanye. Ngo intumwa zabwiye abantu bose bafite parcelle, bafite imodoka, bafite iki, babizana imbere y'Imana kugira ngo barebe, babipartage, babashe kubisangiza abo bari mu rusengero badafite ibintu. Hazana Ananiya na Safira barabeshya, Uwiteka arabica. Mwumve ko uwo ni umwuka mubi kandi Imana ishobora kuguhaniramo. Si ngombwa kugira imodoka 5, uzikoresha iki? Gurisha 3, wenda sigara niyawe niya madamu. Izo 3 wenda wanaziha umupfakazi, waziha umama wawe, wenda wazigurisha ukavamo amafaranga, ugaha umupfakazi, ugaha imfubyi. Bagenzi dukizwe, kuko ibintu byose turi gushaka kugira byinshi muri ino si tuzabisiga. Uwo mwuka Imana utuvanemo. Namwe bakene kubera mufite gutekereza nabi, mudashaka gukora, udashaka kujya kumesera abantu, kugira gute, gukwera ubwibone, nawe ubwo bukene burimo kubera wowe. Wibeshyera Satani, wibeshyera ibibazo. Ikibazo ni wowe. Ariko abandi bafite ubukene kwera iby'ukuri, ushaka akazi ukakabura. Harimo umugabo nzi rwose wangendereye, afite projet yo guhinga, ati ndemera nsubire mu guhinga, ngira umuceri. Imana imuhumugisha. Nk'ibyo bintu wabisapotinga, kuko uvuga uti nubwo ari gufata ifashanyo, ariko arashaka kuva mu bukene. Nk'uwo musore nababwiye muhora ntangamo ubuhamya. Hakaba undi musore nakoreye ibyo waranga kubera ubwibone, yagiye ahura n'ibibazo. Undi arimo arazamuka. Kwicisha bugufi muri byose ni inzira ijya mu ijuru. Haravuze ngo ugaharira umushonji igaburiro ryawe bwite, kandi ugahembura uwazahaye, urumuri rwawe ruzarasira mu mwijima. Haleluya. Ijoro ry'urwijiji rihinduke amanywa y'ihangu. Amen. Hari umugisha mu gufashanya, hari umugisha mu gufashanya, ariko nanone ntabwo abantu bagomba kugira akamenyero kubyabuza. Iyo mvuze kubyabuza, ni ikintu umuntu yicara akagira akamenyero kumva ko abantu bamushinzwe. No. Niba ufite ubushobozi bwo umuntu ashobora gufasha mu gihe runaka, ejo bagafasha abandi, ejo bakagira gute, nawe ukavuga ati ndi kureba inzira yo kubivamo. Ibyo ni byiza cyane. Narabibonye, nahuye n'abantu batandukanye, bafite imitwe itandukanye, bafite imitima itandukanye, bafite agakiza gatandukanye, kandi bose ibyo basoroma, ibyo bahinga, yaba mu mutwe, yaba mu bitekerezo, yaba mu mwuka cyangwa mu mubiri, barabisarura. Narabibonye. Nabonye umusore wavuye, yewe nzamuzana zambabarire, arwaye sida, agira gute, ariko kubera kwicisha bugufi no gukizwa by'ukuri arakijijwe. Icyo umubwira kumva agatuza, adashaka ko gutungwa n'abantu, we ashaka ko Imana imutunga, kandi yarabikoze kuko yarakiranutse. Yarankiranukiye antuka. Mfite ubuhamya kuri we. Hakaba n'abandi bazana ubwibone, ibintu biri hejuru, bumva yuko ubwibone ni ibintu bibi cyane. Uhoraho azakuyobora ubudahwema. Amen. Umve wowe ugira neza, ibyo Imana izagukora. Rero hari n'abagira neza bakumva bagira neza. Wapi? Reka nkubwire Safira na Ananiyasi ntabwo bishwe kuko ntacyo batanze, ahubwo batanze babeshye. Murabyumva? Nakubwiye ngo hari igihe umuntu Imana wowe iguha nk'akazi keza, ushobora gufasha abantu 20, wowe ugafasha abantu 3 gusa. Imana ntabwo ikwishimira, sibyo?
imana ntabwo ibyishimira rwose. Nyine kuvuga abantu bitanga by'ukuri bafite duke banafite menshi bakayahereza ibiri ngombwa. Abo nibo imana iri kureba. Wireberere wisuzume wowe ufite amafaranga cyangwa ufite umugisha, urebe ko rero kuyatanga aho ugomba kuyatanga kandi uyatanga mu by'ukuri. Atari kugira ngo bigire ugende ukire ukora ibintu byinshi, kandi uzi neza ko muri ukuri nkunda hari abamama b'abapfakazi, hari abamama b'abasingo, hari abantu bakeneye kwiga. Uvuga uti mfite aya ngaya najya ntanga buri kwezi kugira ngo dufashemo abakene barimo hano, abadafite akazi barimo hano muri groupe. Dayeri mbivugiye gutyo kugira ngo nimba uri hano ukaba ufite umutwaro, ukuri nkunda, kuri ni Yesu rega, ni Yesu dukunda. Dufite projet yo gufasha abakene baturimo d'abord. Ntabwo tuzajya hanze tutabanje mu nzu, niko ijambo ry'Imana tubwira. Hano harimo ubu dufite itorero riri gukura riri Uganda, rifite aba members hafi 40 ubu ngubu. Harimo abapfakazi, harimo imfubyi, kandi murazi ubuzima bw'i Bugande. Nk'uwo mumama navugaga ni umwe mu mama ufite akazi ko kumesera abantu, ariko bamukatiye nawe urumva abishyura banza bayabuze. Bivuga ngo tugomba kubitaho. Rero wumva message nk'iyo ukavuga uti ndumva mfite umutwaro, njye nifuza ko buri kwezi ukavuga uti nzantangaya, tukababwira aho twayatanze, icyo yavuyemo, n'izo transparency ngewe nshaka. Niko ijambo ry'Imana tubwira, mukamenya aya twashize ku ruhande yafashije umuryango uyu n'uyu, mukabona ko namwe muri gukora igikorwa mu ijuru. Ariko uvuga uti nimba nkorera ngomba kwitangira buri kwezi abantu utazi. Si ngombwa kuvuga ngo ugiye gufasha umuryango wawe, no. Umuryango wawe ni igikristo d'abord, niko ijambo ry'Imana tubwira. Abo musengana, Imana ngo iduha umugisha kugira ngo duhe abandi umugisha. Ba Paul bari Pierre baricaraga bagatatanya ibintu, bakareba amasambu, bagatatanya amasambu mu bantu, kuko bamaze kumenya ko iyi si atari iyabo. Icyo turiho ni icyo guhesha umugisha abandi no guhesha Imana icyubahiro, kuko nukora ibyo ngibyo Imana izabihesha icyubahiro, kandi ijambo uvuga uzabishyize mu bikorwa. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Rero icyo kintu tucyumve, ndashima cyane ko cyajemo, none mbivugiye naho kugira ngo umve ukoze mu mutima wavuga uti ngiye buri kwezi ndatanga. Ariko rimwe vuga ngo bidashobotse ko buti ntibishobotse. Amen. Kugira ngo wenda muri uko kwezi turebe ufite ikibazo kurusha abandi, Imana aho icyo tujyana nicyo dukemura. Haleluya. Amen. Uhoraho azakuyobora udahema, azaguhaze mu gihe cy'amapfa, amagufa yawe ayakomeze. Uzamera nk'ubusitani buvomererwa, cyangwa se nk'isoko idudubiza kandi ikagira amazi adakama. Mwumva umuntu ugi ufashanya. Haleluya. Ufasha batifashije. Haleluya. Sinavuze wa wundi wakombye gutanga abantu 10 agatanga 2. No, wese wendi kuvuga. Wapi? Jewe ndi kuvuga uvuga uti kweri ndafashe, ngiye gufata iyi portion, ngiye kujya mfasha abakene mu itorero, ku buryo nawe ejo naza agashima uzashima Uwiteka. Bikumariye iki kumva wowe indawe uri kuyuzuza, uzuza amamodoka, amaduka, ariko ufite abapfakazi bagenzi, ufite abamama bafite abana nk'abane badashoboye kurera. Mubwije ukuri ngewe ndi umumama ubusingo, nareze abana ndi njyenyine, nta kazi mfite kubera afite umwana urwaye ndetse batari babizi babimenye, banamusengera yitwa Joshua. Ariko ibi mbabwira ni nabonye Imana ikagutunga, sibyo? Ikadutunga naducyo ufuta ugadutungisha abandi, kandi biguha umugisha pe, biduha umugisha. Natwe reba Kristo muri kuri nkunda, tuba Kristo bafashanya, kuko abandi ni bafashanya wowe kwikunda. Umva uzifungira ibintu byinshi cyane, peke nibyo n'agakiza kawe ntabwo kaba kameze neza. Haleluya. Ibyo ugundira intura dusimba tuzaza tubiri, uzapfa ugende kandi ubisige. Warakagombye kuba waravuze uti narakijijwe, reka nyize n'abandi. Amen. Rero umva umuntu ugira umugisha, umuntu utangaje umugisha. Hari nabo baha bagufasha, nawe iyo wafashijwe reba uko ufasha abantu.
wiki biragoye tuvuge tuti umuntu agwaye 50 vanamo nk'atanu urebe undi mukene uyaha basi ukurusha nawe iga twige gutanga twige kwigomwa ku bandi tureke ko abantu bisabiriza bareba ibyabo gusa bikunda bareba inyungu zabo gaburira umuryango wanjye w'abandi wihore kubera iki kucyumva ko ari ugomba gufashwa kurusha abandi senga uw'Imana hitamo niwe Imana itanga icyo gihe kandi nawe iguhaye vanamo basi 5 ibiceri 100 uvuga uti nanjye ngiye kugira icyo nkora kugira ngo nshime Uwiteka. Amen. Haleluya. Urumva hano umuntu ngo azamera nk'ubusitani buvomerwa cyangwa se nk'isoko idudubiza kandi kigira amazi adakama. Ushobora no gutanga, reka Yesu ni mwiza katurekera ngira ngo birumvikana, gusa inyigisho twatangiye tuvuga ukuntu navuzemo byinshi mu nyigisho, harimo inyigisho zitandukanye gusa twakuramo kureka ibyahise tugatangira page nshya, ubundi tugakizwa neza, tugatumbira Yesu, tukicisha bugufi, tukabaho tutariho, tubaho ku bwa Yesu. Nkuko Paul yavuze ati kubaho kwanjye no gupfa kwanjye byose ni kimwe, nta kintu yari agifite kiwe. Hari naho Paul yavuze ati yaragiye ashaka akazi ngo k'amahema, abantu bashatse ubushakashatsi babonye ko yakoraga akazi k'abahema kugira ngo adasabiriza. Nibyo navuze nanone, turebe n'ukuntu uva muri ibyo muri icyo kintu bishobotse, shaka ku ruhande wamesera aho wajya gukora mu rugo uko biri kose, kandi Imana igire naho ihera ikuzamura. Haleluya. Nawe ufite byinshi, tanga byinshi. Haleluya. God bless you. Murakoze cyane. Ufite ikibazo, ufite kwihana, ufite kwakira Yesu, ufite kugarukira Yesu, yanyandikira kuri 1613 263 3 1613 265 3613 1613 265 3613 ukayandikira message n'icyifuzo wifuza. Haleluya. God bless you. Iki cyari igice cya 6, turacyakomeza mu bipartage n'abandi bice byose nohereje. Abantu bakizwe, tubohoke, dukizwe, tugire umunezero w'agakiza uva muri Yesu, utava mu bintu ndetse no muri nosi. Murakoze cyane. Shalom.